iyo avuze uri umupfakazi uhita uvuga ngo nanjye ndahagarikiwe. Iyo avuze gusa uri imfubyi uhita uvuga ngo mfite data. Iyo avuze gusa igihe urwaye, igihe uri mu bukene, igihe uri mu butindi, igihe ugize hari ikibariro nyine gituma umuyaga winjira. Anyura hahandi mu rubariro akakubwira ngo humura nzakugirira neza. Itorero rya Kristo umuntu uririmo aba ameze nk'ibendera ry'igihugu, aho iryo bendera riri biba bisobanuye ngo Imana ni igitangaza. Nta muntu n'umwe uzigera ubarwaho iby'abandi, ibyo wakoze ni wowe, na bamwe wabibeshye bakabibitirira. Ijwi ry'Umukanguzi. Kumenya umukiza bimbereye umugisha mwinshi, nabona uko nasobanura urukundo rwenda rwumvise rungeze ku mutima, ndumva imbaraga nyazozibohora. Kumenya umukiza bimbereye umugisha mwinshi, nabona uko nasobanura urukundo rwenda rwumvise rungeze ku mutima, ndumva imbaraga nyazozibohora. Mubwire ye gutinya, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Haleluya, haleluya, haleluya. Mubwire ashira amanga, tugushimiye urukundo rwawe ruhoraho, urukundo rwatuzanye mu rugo, urukundo rwaduhaye intebe iburyo bwawe Yesu, urukundo rwaduhinduriye gakondo. Kuri kavukire ntitwarabo kugirirwa imbabazi, twarabo kugirirwa umujinya ndetse tugakurwaho, ariko uratwiyegereza kubw'urukundo rwawe, uturenza amoko n'akarande, uturenza imirimo y'ubupfumu, turenza kubandwa no kuragura, turenza ibyaha twakoze tubigambiriye n'ibyadutunguye. Urabiturenza, urangije uratwiyegereza, utwogesha amaraso yawe. Pawulo abwira Abaefeso, yarababwiye ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, aravuga ngo twari mu isi tutagira Imana rurema, nta masezerano n'ibyiringiro by'ibizaba, ndetse twarabashyitsi n'abasuke ku masezerano. Aravuga ngo ariko umwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. None natwe turi imbere yawe, turabasha guhamya ku izina rya Yesu ari ryo zina risumba yandi. Turabasha guhamya ku Imana ari data wa twese, turabasha guhamya ko turi urubyaro rw'Imana, turabasha guhamya ko natwe twogejwe, turabasha guhamya ko Imana ari data, turabasha guhamya ko natwe tujya mu ijuru kubw'imbabazi zawe Yesu. Umucyo w'abantu, turi ku ijambo rivuga ngo muri we harimo ubugingo. Singira ngo ari aho tuza gusoma, ndumva nshaka ko dusoma mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo, igitabo cy'indirimbo ya Salomo, gice cyaho cya kabiri, ni nimero y'urupapuro rwa 656 mu gitabo cy'isezerano rya kera, indirimbo ya Salomo. Protokole afashe uyu muntu uri hariya, igitabo cy'indirimbo ya Salomo, gice cyaho cya kabiri, turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa kabiri. Abafite Bibiliya z'ahambere ni umurongo wa mbere, ariko abafite izi Bibiliya dufite zo muri 93
ni umurongo waho wa kabiri. Hari amagambo avuga ngo umukwe, hanyuma munsi ku murongo wa kabiri haravuze ngo nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Hari akandi kajambo mubona kavuga ngo umukwe, haravuze ngo umukwe ni ku murongo wa kabiri, hepfo ku murongo wa gatatu haravuze ngo umugeni. Haravuze ngo nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Nicaye mu gicucu cye nezerewe cyane, amatunda ye yarandyoheye. Yanjyanye mu nzu y'ibirori n'ibendera rye ryari hejuru yanjye, ari ryo rukundo. Ni mu mpembure n'imbuto z'uruzabibu, mundamirisha amatapuwa, kuko urukundo runsabye. Kuboko kwe kw'ibumoso kuranseguye, n'ukuboko kwe kw'iburyo kuramfumbase. Murongo wa karindwi haravuze ngo mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, mbarahije amasirabo n'impara zo mu gasozi, ntimukangure umukunzi wanjye ngo abyuke kugeza igihe abyishakiye. Ijwi ry'umukunzi wanjye dore araje, asimbuka mu mpinga z'imisozi miremire, asimbagurika ku misozi. Umukunzi wanjye ameze nk'isirabo cyangwa umucanzogera w'impara, dore ahagaze inyuma y'inkike yacu, arebera mu madirishya, agaragarira hagati y'imbariro. Amen. Umurongo waho wa kabiri mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo mu gice cya 7, cyangwa se duhere ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo abakobwa bavuze bate? Baravuze bati garuka garuka wa mushuramiwe, garuka garuka kugira ngo tukwitegereze. Umugeni, kuki mushaka kwitegereza umushurami k'imbyino z'Imahanayimu? Akire neza iri jambo ry'Imana. Reka mbasabe mubumbe Bibiliya tuganire. Turi ku ijambo rivuga ngo agakiza kari muri we, cyangwa se kabonerwa muri Christo Yesu. Imana ishimwe. Abashyitsi tutaziranye, nitwa Anicet Niyomugabo, ndi umukristo, ndi umupapa. Sinjya nkunda cyane kuvuga itorero nsengeramo, nubwo ari adresse, ni idini rya ADPR, ni paruwasi ya Remera, ni ururembo rw'umujyi wa Kigali. Ndi umukristo aho ngaho. Hanyuma impamvu ndakunda cyane kuvuga ahantu nsengera ni uko atari yo ntego y'urugendo. Ntego y'urugendo ni ubutumwa, kandi ndi umukristo. Iyo mvuze ibyo mba numva bihagije, mba numva nabimaze byose. Mba numva byose nabimaze. Rero tujya guhaguruka baduhaye intashyo. Hari aho twanyuze mu bakristo, twari dufite n'amasengesho y'iminsi 3, ariko apana ku mudugudu aho nsengera, ni muri groupe. Hanyuma n'umuryango warambwiye ngo nzabasuhuze. Ndabahobeye rero kubw'umwami wacu Yesu Kristo. None ni ku cyumweru, ari nawo musozo w'iki giterane cyacu, uretse ko dufite indi service nyuma y'iyi. Ariko ndagira ngo sintinde mvuge gatoya kuri iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo. Ni igitabo giconfusinga abantu cyane, ni igitabo gitera urujijo, kibamwe amagambo azimije, ariko kandi ni igitabo cy'ubwiru bukomeye nkunda muri Bibiliya. Nicyo gitabo njya nsoma, naba ndi kugisoma nkumva urukundo rw'Imana ruranyuzuye ngaseka. Mfite akana k'agahungu kanjye ka kabiri, iyo ndi gusoma Bibiliya ngaseka, karaza kagahita kanyicara imbere kakambwira ngo papa, ngo ubwo ari wowe urafashijwe, ngo mbwira ibintu wumvishe ngo nanjye nseke. Rero iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo njya nkunda ko tukiganira n'umuhungu w'iwanjye, mureke namwe nkibature. Imana ibaho umugisha. Salomo ni umuhungu ubyarwa n'umugore witwa Betisheba. Betisheba agira abagabo babiri. Umugabo we wa mbere yitwaga Uriya, yari umujenerali mu ngabo zo kwa Dawidi, arwanira igihugu cya Isiraheli, aratabara ajya mu Bafilisitiya, yateye yatabaye, ari ku rugamba, umusirikare mwiza wakundaga igihugu n'ingabo bagenzi be. Yateye Dawidi aratembera ngo agenda hejuru y'inkike. Ndagira ngo mbibutse ko ku nkike nta nzira yari ihari, ariko we yabyiyumvishemo nk'umwami cyangwa se umugabo uriwe, agenda hashaka. Aratambagira,
ajya ku nkike yurira inkike. Umuntu rero uri hejuru y'inkike, wuri inkike, Bibiliya isezerano rishya rimuvugaho, riravuga ngo abataranyuze mu irembo ry'intama ni abajura n'abanyazi, ngo aho nta handi baciye ngo keretse kurira inkike. Ngo iyo babasanze mu rugo ngo barabafata bakababoha bakabasohora hanze. Ikintu kintangaza, ntabwo babasohora nk'uko binjiye, babasohora baboshye, ariko kandi ntibabanyuzaho baciye, babanyuza mu irembo. Aho kunyura mu irembo asohoka, yarinyuzemo yinjira. Ariko ni igitangaza. Dawidi ari kuzenguruka hejuru y'inkike, ko umuntu wese wuriye inkike areba ibyo atakagombye kureba, abona ibitamureba, kandi abona ibyo atarakwiriye kureba. Dawidi ari hejuru y'inkike, arebye hirya abona Mukawuriya ari kwiyuhagira. Ndagira ngo mbabwire ko nta kosa Mukawuriya yakoze yogeye aho yari asanzwe yogera, ahubwo Dawidi niwe wanyuze aho atarasanzwe anyura. Hari abantu mujya mucumurira ku bantu mu muhanda, ukanyura ku muntu wamureka uti nk'iki kigeze ibiki, niko asanzwe yigira, ahubwo wowe uri kureba ibidasanzwe bikureba. Salomo yarabyanditse, aravuga ngo umugenzi urakazwa n'intonganya zitamwerekeyeho ngo abameze nko gufata imbwa amatwi. Niko Salomo yanditse. Ibi ngibi unyura ku muntu warangiza ngo arancumuje, wimubeshyera, warebye ibyo udasanzwe, ibyo ntibyakurebaga rwose. Dawidi nawe rero acumurira kuri Mukawuriya, ariko Mukawuriya wa bene yogeye aho asanzwe yogera, yambaye uko aboga basanzwe bambara, kandi ari mu rugo rwe. Dawidi acumuye ahita yifunga umugore w'abandi, abamuteye inda. Akimutera inda, Mukawuriya ntiyabibwira umugabo, agirira ibanga umwami, ariko atari uko yanze umugabo. Aravuga ngo nimubwira iby'amahano nakorewe n'umwami, umwami arancuza umugabo, arahita amwica. Aragenda aravuga ngo tubigenze dute ko nasamye inda yawe? Dawidi aravuga ngo iki cyaha ntikikambarweho, hamagara umugabo wawe ve ku rugamba, muhaye uruhushya nk'umwami, aveyo aze, nimurarana iyindi zamwitirirwa. Imana ni igitangaza, nta muntu n'umwe uzigera ubarwaho iby'abandi, ibyo wakoze ni wowe, na bamwe wabibeshye bakabibitirira, Imana siko yabyanditse. Yo izi ukuri, izi wabikoze, izi kinyoma, izi mvano yacyo. Nubwo ufite ikinyoma gifite ibimenyetso, undi akagira ukuri kubuza ibimenyetso, ariko Imana izi ukuri. Twigeze twicarana n'abagabo bageze nko mu 8, abagabo 2 barambeshyera. Narabubahaga, mbona ari abantu b'abagabo b'intwari, barambeshyera bahimbahimba ibintu babikubitaho. Ndangije ndahaguruka mpagarara imbere yabo, ndavuga nti ndatangaye. Nize gute? Ndavuga nti ntangajwe nuko abagabo bakuru mundusha imyaka, abagabo bakuru mundusha amaboko, abagabo bakuru mundusha igihagararo, abagabo bakuru munduta muri uyu muhamagaro, mwikora mukambeshyera. Ndavuga nti munyeretse ko mwese muciriritse muri hasi yanjye. Ndavuga nti ubwo nta kuri mugira rero, muceceke none n'iteka ryose, ntimuzagira ikindi kintu mwongera kubwira Anicet. Mbivugiye iki? Ndabareba, ndavuga nti ntabwo uvuze ibyo wagombaga kuvuga, uri umuntu w'umugabo, siritu w'umukristo. Ndangije ndavuga nti rero ibyaha mwahimbaga, hari abantu ngiye bajya bantangaza, ubundi icyaha kitanteza leta singitinya. Oya, umuntu kugihimba yarangiza akakinkubita, bintwaye ikise? Imana irabona ko ntacyambaye, n'itegeko ntiriri bunshinje ngo rimfunge. Mpita nkureba nkavuga nti rero ntabwo ari wowe, ahubwo Imana iguteretse miruwari imbere irakunyereka. Ibikumishuriye neza.
Dawidi nawe Mukawuriya Imana imushyira miruwari imbere iramwuti nubwo burya mwakoranye biriya ariko ni ikibwa ntabwo yakitirirwa ibyo yakoze ngo ahagarare nk'umugabo ahubwo arashaka kubyitirira umugabo wawe kandi umukunda. Mukawuriya agira intimba, Uriya bamutumaho, ageze mu rugo baramubwira ngo taha ujye kuryama mu rugo. Arababwira ngo nk'umusirikare w'Umwisiraheli sinshobora kuryama ngo ninezeze abasirikare bari gushira. Abwira umwami ngo wampaye uruhushya rutaha ariko ngo usabye urusubira mu rugamba. Nasomye indirimbo muririmbyi yaravuze ngo yabajije umurwanyi, aramuza ngo murwanyi we cyo mbwira nawe ahubwo tukurikije intambara ndwana zo kubura ibiryo kurufizi reka da baramvuga ndasenga bikanga ndakodesha bya inkurikije intambara ndwana urabona ibi bizagenda bite. ahubwo uti wowe guma mu ntambara uru rugamba ruzashi. Murwanyi we menyesha uru rugamba bizagenda bitamuti wowe bakia ndani ya vita utamaliza vita urugamba ruzarangire gumamo nta kibazo. Gumama urwane bakuvuge ugumemo. Imana iri gushaka abahamya nkunda kubivuga. Imana ntizaduhera ijuru mu ijuru, iduhera ijuru mu isi. Imana ntizadutabarira mu bisubizo, idutabarira mu bigeragezo. Kandi nta muntu Imana izahoreza mu bitwenge, imuhoreza mu marira. Uriya arasisira aravuga ngo ndakurahiye. Dawidi aramubwira ngo mfite abenzi mu gihugu nibakumpera inzoga. Ranga kuryama nta soni iti nibaguha inzoga. Uriya arasinda, isindwe rimutegeka kwikorera uburiri, yikorera amatera, arayisohokana yikubita mu mbuga. Ntabwo ati ndarara hano. Ati ndarara hano. Hari abagabo bakunda igihugu. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Mani bahumugisha. Haleluya. Uriya yikorera isaso abwira umugore uti gimuka. Ari kubita mu mbuga aravuga ati ndarara. Umugore mu rukerera azinduka kwa Dawidi aramwuti umugabo ntitwigeze turarana. Dawidi ahita yandika abwira umugabo w'ingabo aramubwira ngo mushyire imbere. Intambara Rwanda ntayirokoke. Munyemerere mbabwire iki, intambara zose mu gakiza ntitujya tuzitsinda, hari nizo tugwamo. Ntabwo zose tuzitsinda, hari izo tugwamo. Yohana umubatiza yageze muri gereza abona igiti cya mu gitondo na nimugoroba, arangije aravuga ati ariko se ko Mesiya yari ahari kandi bimuvugwaho bivugwa ngo imbohe zizabohorwa, nkaba ngiye muri gereza ari bwaje niwe cyangwa siwe? Abwira abigishwa ati nimunyure hirya mugende mu mubaza amashira kinyoma mugaruke mumbwire. Baramubwira ati ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze undi Mesiya? Ko hari abantu batari bafunzwe bari kujya muri gereza kandi ubuhanuzi bukuvugaho nuza uzafungura n'imbohe, ko ari igihe cyo kubwira imbohe ko zibohowe. Iryo jambo nimwarisomye muri Yohana muri Yesaya. Ni igihe cyo kubwira imbohe ko zibohowe, ni igihe cyo kuvura imvune zo mu mitima. Yohana aho abandi bari gukira uruguma abariho araswa, yumva umutima uravunitse, arangije aravuga se ko abandi bari kuzava muri gereza nje nkaba ndi kujyayo. Aravuga ati dutegereze undi cyangwa ni wowe? Aramwandikira aravuga ati mugende mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye. Nawe ndebera uri umukobwa mukuru ugeze igihe cyo gushaka, fiance agahita gukatira. Se ko waruvuze bigenze bite se? Bigenze bite? Hari intambara tujya tugwamo muri uyu murimo. Imana ibikorera iki? Ibikora kugira ngo igaragarize isi na Satani n'umubiri kw'ibyiringiro by'abizera bidaturuka mu bigaragara duhabwa, ahubwo bigaragara mu gakiza tubonera muri Christo Yesu. Yesu yigeze yakakira urubanza rw'abavandimwe babiri bari kuburana amasambu. Umwe araza aramubwira ati nyamara Mesiya isambu yanjye barayijyanye. Undi araza aramubwira ati nyamara nubwo turi kuburana turi abavandimwe babiri, uwagafasha heza ninde ko ndi mukuru uyu akaba umutoya? Yesu aravuga ngo ninde wangize umucamanza w'ibyanyu?
ninde wangize umucamanza w'ibyanyu bamwirukaho barakomeza baravuga arangije aravuga ati hari icyanzanye mu isi nari nje gucana umuriro none warafashwe hari ikindi ngishaka nkunda Yesu umuriro nazanywe no gucana uraka niba mushaka gususuruka mwote niba mushaka gucana mugende murahure ikindi mushaka niki barangije aramubwira ati ariko bene so bari hanze bakubuze na nyoko naso ntabwo uti bene data nabo dusangiye ijambo ry'Imana bamusange mu rusengero Mariya araka yaramubwira ati ariko se wahoze he ko nge naso twagushatse tukakubura ntise ntabwo wari ubizi ko nkwiriye kuba mu nzu ya data urinda unshakira ahandi iyo uza mu nzu ya data ntabwo uzi ko byari binkwiriye kuba ari hano Mariya aramureba ntiyagira ikindi asubiza Yosefu afata ukuboko atambikana nawe barataha ariko amucyura bavuye ku ntebe ya Mesiya ayicayeho hari ikintu cyantangaje yicaye ku ntebe ya Mesiya abarinzi n'abakumirizi b'i Yerusalemu ntibamubwira uti haguruka iyo ntebe ntawe uyikiniraho ahubwo bose bamutega amatwi cyari igisobanuro cy'uko nyiri ntebe yabonetse baramureba n'abantu bayizengurukaga bayigera imbere bakavuga ngo Emmanuel ntibigeze bayizenguruka bamuteze amatwi bumva ibintu avuga umutambyi mukuru aramureba aravuga ngo wa mwana we ngo ubwenge wabukuye ngo ni data wenyine ubutanga arasohoka aritahira ntibigeze bavuga ngo nyiri cyica yaje ibyo ntibigeze babimenya rero uriya nawe bamwohereza mu rugamba nari mbabwiye ngo muri uru rugendo rw'agakiza muri iyi nzira y'umusaraba hari ibintu Imana ijya yemera ko bitugeraho ni igisobanuro cy'uko kugeragezwa n'amakuba yagutunguye atari ikimenyetso cyo gucogora cyangwa gutabwa n'Imana Imana irabyemera bikakugeraho Imana ishimwe Stefano baramufashe bamutera amabuye bamukubita ibuye bakabona arahuze bagakubita ibuye umugabo yareba akabona hari ijuru riri gufunguka icyo mbona gikinguka ni iki bagakubita irindi ry'urwasa yakavuga ati ariko ndabona irembo rifunguka bagakubita irindi buye ry'ibitugu akavuga ati nyamara Imana ibababorire ntimuzi icyo mukoze uru rugendo hari abantu bajya barugwamo hari umugabo witwa Farikaripe wari ugize imyaka 95 bamutekeye mu kigirwamana cyari gifite ishusho y'inka baragicana bapfunduye umwuka urazamuka atarahwera ngo ashiremo umwuka baramubwira ngo ntiwakihakana Yesu tukakurokora aravuga ngo aya makuba muri kunshyiramo niyamunyegereza nawe ugikomerera mu makuba no mu byago nibyo bikwegereza Kristo Yesu aya makuba muri kugira ngo niyatuma ntinya Imana niyo ari kumwonyegereza uyu muriro uko muwenyegeza biri gutuma nshiramo umwuka w'umubiri umwuka w'ubugingo akitegurira kunyakira mu biganza by'Imana agakiza umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niwo ngo twemere n'iki oya twemere n'isoni ibyo bibazo n'ibigeragezo bifata nk'isoni z'umusaraba uvuge ngo ndabyemeye kubwo gukurikira Yesu uriya agwa ku rugamba reka marenge apfuye Dawidi aravuga ngo nta wundi mwami watwara cyangwa undi mugabo wajyana umugore untwitiye inda aragenda aramucyura amuzana mu rugo biranamenyekana ko inda ari iya Dawidi afata amasengesho y'iminsi 3 uyu mugabo yari n'igitangaza abona umwuka arasenga yisha umugabo w'abandi yarateye umugore w'abandi inda apfuka amasenga iminsi 3 icyakora arabanza atamba n'igitambo ku munsi wa gatatu yandi bivuyemo Natani arahabyukira arangije aramwita mwami nyakubahwa Imana yabonye kuriya mwana yaba igitutsi imucyura kare ariko umugore mutunge Imana irabyemeye muzabyarana umwami uzagusimbura Imana iravuga Betisheba aba muri uru rugo ari inshoreke Dawidi yatunze abagore 68 Betisheba aba mu rugo atigeze akunda aba mu rugo atigeze yifuza kubamo ahagirira umubabaro mwinshi ikimenyetso cya mbere cy'umuntu ufite umubabaro n'intimba nuko aganirira mu migani sibyo ra namwe murabizi
agira imigani myinshi yahimbye uwo mwanya yasanzwe agenderaho, kandi umugani birasobanuye ngo simvuze byose, hari n'ibindi nsize. Ni cya kinyarwanda umunyarwanda yise umwana we ngo nivuga. Murakoze. Umugani rero nicyo isobanura, nivuga uziga. Betisheba rero yagiraga imigani myinshi, ariko akaba umugore w'umunyamibabaro. Salomo avutse yonka amashereka y'umunyamibabaro, bihita bisobanura ko n'umwana azitwara nk'uko nyina yitwaye amutwite nawe mu munyamibabaro. Betisheba atangira gucira Salomo imigani. Salomo akiri umwana akura nawe ari umunyamigani. Reka naho mparenge, Salomo yandika imigani, yanditse imigani 3,000. Ariko kandi yakundaga no kuba ari wenyine, agacuranga ari no mu ishyamba, yitegereza utunyoni ko tuguruka akabibonamo imbaraga z'Imana, aririmba indirimbo 1,500. Salomo arebye abona se Dawidi hari abami yagiye arwana nabo, aravuga ngo ningumana n'aba bagabo tukajya turwana sinzabivamo, sindi umunyentambara, sinakuriye mu ishyamba nka data, nta muheto nibuye nateye, sinigeze ndwana na Goliyati. Aravuga ngo reka abami mbicisha urukundo, sindubahe nkunda abakobwa babo. Buri mwami akarambagiza y'umukobwa, buri mwami agakura y'umukobwa. Hari abantu bazi ngo abagore benshi Salomo yazanye ngo ni ubusambanyi. Oya, kwari ukugira ngo aho kugira ngo bazatere Salomo azaba umukwe wabo, aho kumutera bamuture. Uyu mugabo yari umunyamibare, abicisha urukundo, aba umukwe wabo muri Egiputa. Umwami yari yarakubise Abasidori, yaratwaye ubutaka, amaze kubona mushingiye umukobwa wo muri Egiputa, azana ikirwamana bitaga Horisi. Umukobwa bacyubakiye ingoro. Umwami wa Egiputa abibonye aravuga ngo ubwo wemereye Imana y'iwacu, reka nguhe n'agasozi kaho hakurya y'iwanyu nari naranyaze, amahitwa Isidori, yari yaratse Abasidoni. Arangije Salomo yagura igihugu, agenda agarura ubutaka bajyanye abandi bami bamukunda. Umugabekazi w'Iseba muri Etiyopi ngo abyumve, aravuga ngo reka nsure uyu mugabo. Afata amafeza n'izahabu arikorera, asura Salomo. Yajyanye izahabu, asanga Salomo yicara ku ntebe ikozwe mu izahabu, iteretswe ku mahembe y'inzovu, ifite 6 m, ifite ibishushanyo by'intare bizengurutse by'izahabu. Salomo arira ku isahani y'izahabu, arisha ifoke y'izahabu. Umugabekazi yikubita imbere ye, aravuga ngo hahirwa abagaragu baguhora imbere. Aravuga ngo Salomo, ko mbonye aho urira naho wicara uko hasa, aho uryama hameze hate? Amwinjiza mu cyumba, baba barasambanye. Salomo ahita yandika, aravuga ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'umunyabyaha ameze nk'iriba ritobamye n'isoko yandujwe. Arasohoka. Agisohoka Salomo abazanya abandi bagore, reka nirukanke mparenge. Bose mu gitondo umunsi umwe, abagore 80 bahagararaga iburyo bw'umuryango wa Salomo, abandi 80 bagahagarara ibumoso bw'umuryango wa Salomo. Yatambuka buri mugore akamubwira umutoma utandukanye n'uwundi, yarangiza akamutera no kuri parufe yavuye iwabo. Uyu mugabo yarihaye imitoma 160 ya buri gitondo, n'imibavu humura mu moko 160 ya buri gitondo. Ikanzu ya Salomo yarahumuraga. Inshuti z'umusaraba, ari umugabo muremure. Bibiliya iravuga ngo mwiza, kandi iyo Bibiliya ivuze ngo mwiza aba ari mwiza. Aba ari mwiza. Muravuga ngo Yesu yambaraga ikanzu itagira iteranyirizo, na Salomo niyo kanzu yambaraga. Salomo iyo yajyaga kurya, babagaga udutungo tugufi 300, ibimasa by'inka 100. Salomo yari afite matera ya metero paseri 7. Uyu munsi umuhanga muri mwe afite 2 kuri 2. Nacyo ni igitangaza. Urumva ntaho muhuriye nawe, kuko atambira Imana ibitambi Gibiyoni. Yaramubwiye ngo nta mutunzi muzangana, ngo mubakubanjirije abariho n'abazabaho. Ni ukuvuga ngo umukire wa mbere ku isi ni Salomo. Jusqu'à présent ni Salomo. Salomo aragenda asenga ibigirwamana by'abagore be. Imana imurebye imubona nka Satani. Mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo ashushanya Satani. Azanye abagore 1000, asezerana na 700. Agira atya, aravuga ati nemeye kubana namwe akaramata, ariko abandi ni inshoreke 300. Igihe nashakira nabirukana bagataha, asezerana nabo. Uyu mugabo nabaza iminsi Salomo yageraga muri buri rugo, nsanga imyaka 3 yaheturaga ingo zose atarazirangiza. Ariko kandi babaga ibwami, bakajya batonda umurongo bakamurebaho mu gitondo yararanye n'umugabekazi wabarutaga. Agera igihe
ntiyanyurwa abana n'abagore beza n'ababi. Yandika umugore mubi yaravuze ngo ameze nk'impeta y'izahabu kuyikwikira mu zuru ry'ingurube, ngo bene uwo ameze nk'ikimungu kimunga amagufwa, ngo bene uwo ngo ateza umugabo intambwe igihumbi amujyana Gihenomu buri munsi. Ageze ku mugore mwiza aravuga ngo aruta ibuye ry'igiciro cyinshi ryitwa Marijani, ngo kuko uwo mugore ntasigana n'abaja mu rugo rwe, ngo abyuka karashaka ibitunga urugo, ngo kandi yasasiye umugabo ngo amusasira mu cyari cy'ipamba. Salomo n'umuhanga. Bene uwo mugore ngo amusasira mu cyari cy'ipamba, ngo ntajya impaka, ngo amaboko ye ngo agwiza iby'urugo rwe, ngo ntabwo amwemerera kuzasabiriza. Aravuga ngo kandi uwo w'ubwenge ngo ararwiyubakira, ngo ariko umupfapfa asenya urugo rwe. Arangije aravuga ngo kandi uwo mugore ngo akunda urugo kuruta inshuti, ngo kuko inshuti nyinshi zisenya urugo. Niho yavugiye undi mugani wundi aravuga ngo si byiza kurya ubuki bwinshi. Yari afite icyo asobanuye, si ngombwa icyo cyo kukivuga mu materaniro, ngo kuko ubuki bwinshi burica, ngo bwarangiza bukanasindisha. Arangije areba ba bagore bose baraho, abona nta mugore uruta undi muri abo ngabo, abona nta n'umwe uruta undi, bose barahwanye. Aravuga ngo ndashaka kubaruta mwese. Ngiye gusoza. Shaka umugore ubaruta mwese. Nababwiye ngo Salomo yashushanyaga Satani kubera ibigirwamana by'abagore be. Abakobwa b'i Yerusalemu kubera ibigirwamana bazanye bashushanyaga abadayimoni. Hanyuma amajwi y'inuma byari bisobanuye imvugo ya gihanuzi. Igihe cy'imvura cyagiye kivuga ngo dore itumba rirashize. Cyari igihe cyo guhamagarwa kuko habasereti zabaga zeze mu nzira z'igiye Yerusalemu, byasobanuraga amasengesho y'abakiranutse. Salomo akoresha imigani n'amarenga muri iki gitabo ku buryo umunyashuramukazi dusomye asobanura itorero, kandi itorero ntabwo ari umucyo wa Kristo uyu nguyu wa hano turimo. Oya, itorero n'abantu babarurirwa muri Kristo Yesu, bogejwe n'amaraso ya Kristo, bayoborwa n'umwuka wera. Kuko itorero riyoborwa n'ibintu bibiri, umwuka wera n'ukuri. Umwuka n'ukuri, kuko niyi dini ritakaje amahame n'imigenzo rigafata ukuri n'umwuka, rihinduka itorero. Niyi cyitwa itorero gitakaje umwuka n'ukuri, gihinduka idini. Niyo mpamvu amadini agira imigenzo ihoraho idahinduka. Niyo tujya gusenga tuzi uburyo tubanza kugira gute, dufite liturujia tugenderaho. Ariko mu masengesho y'abantu bari mu itorero rya Kristo nta forumire, urapfukama mu buvumo urasesera ku gasozi uricara, wareba urasirazuba, wareba hakurya, wareba amajyaruguru. Ariko mu idini twebwe dusenga mbere tutarebye Kaba ntitwari kumvirwa, kuko twarebaga aho rirasira, niko mu musigiti bari baratubwiye tukarebayo. Ariko hano wareba hano Imana irumva, waba ureba aha Imana irumva, wakubika umutwe Imana irumva, ahantu hose irumva. Rero itorero rya Kristo umuntu uririmo aba ameze nk'ibendera ry'igihugu. Aho iryo bendera riri biba bisobanuye ngo n'igihugu bwacyo kirahari, kandi ikindi nicyo kirango gikomeye igihugu gifite. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikirango gikomeye cy'ijuru igihugu cy'ijuru gifite ni umukristo wakiriye agakiza, uyoborwa n'umwuka, uwameze nk'ibendera ry'Imana mu isi. Isirayeli mbonye yararirimbye aravuga ngo muhungire ku ibendera ribasha kudukiza, kuko iyo Imana igiye kubika umugisha mu isi iwushyira mu biganza by'uwo muntu. Igiye gutanga amahoro mu isi iyahungu akayifuriza abandi. Niyo Imana imurebye mu iteraniro ry'ikarambi iravuga ngo simba rimbura harimo ibendera ryanjye, kuko ayibendera ry'igihugu riri munyumve, ayibendera ry'igihugu riri, umusirikare w'icyo gihugu nyiri bendera ntiyemerewe kuharasa. Imana iravuga utubwo ariyo rero ntabwo mpatera, nta bigeragezo nshyirayo, ndaba mbaretse bahumurizwe n'ibendera ryanjye ririyo. Salomo aravuga ngo nshaka umugore uruta abandi. Umugore uruta abandi ni itorero. Uyu munsi nubwo baricunaguza, ariko ndagira ngo mbabwire ko niyo bariniga ritashiramo umwuka. Ndagira ngo mbabwire ko itorero rya Kristo niyo bayishyingura ntiryabora, kandi niyo baryica ntiryapfa. Niyo ryapfa ryakongera rikamera, kuko mu rupfu rwa Kristo niho harimo umurama. Itorero rya Kristo, ariko ndanezerewe, itorero rya Yesu nirwo rukundo Imana ikunda isi. Irareba yarangiza ikavuga ngo ubwo itorero ririyo, reka mbe ndetse abaraye mu kabari ntacyo bimbwiye, hari abandi baraye ku gikumba. Umujinya wayo ikawugarura kubera abo ngabo bahari. Ku ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo urukungu ngo nimurureke rukurane
n'amasaka ntabwo ari urukundo umuhinzi akunda urukungu, ahubwo kuko ruteranye n'amasaka ndafumbira amasaka urukungu rurye, nindinda umukiranutsi kiriya kinyabyaha kirabaho. Nicyo gituma isi igenda ibaho. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ngo nubwo mutureba tumeze nk'abapfa ariko dutungishije benshi, babona tumeze nk'abapfa nyamara turamiteka, nubwo tumeze nk'abakene dutungisha benshi. Avuga amagambo akomeye. Salomo rero agiye kureba akana k'agakobwa ngo karuta abandi, yohereza abagabo imihanda yose, aravuga ngo muzenguruke n'uwanga mumuzane ku ngufu. Ubu Satani ari kuzenguruka intara zose ashaka umuntu witwararika kuruta abandi kugira ngo amwigishe uburyo nawe yabaho nabi, agatangira kumuha ibiyoga n'ibyambaro. Nta yindi objective ingabo za Salomo zari zifite intego yo gushaka umukobwa mwiza uruta abandi, kandi abo Salomo yari afite bari bamaze kuba bahagije mu by'ukuri. Satani we yatwaye bari bahagije, ashatse yarekeraho abandi akabareka, ariko ntanyurwa yo gatsindwa aracyazerera. Baba baguye ku kana k'agakobwa k'imfubyi k'agahinzi karagira no mu butayu, bakagezeho kavuye guhinga gafite uburimiro n'isuka ku rutugu, kabona amafarasi y'ingabo za Salomo, aravuga ngo aba ni bene Salomo. Arabareba arabamenya, barangije baramuga ngo tugende. Ubu umugore wa Salomo arabayigera yitonze, arababwira ngo munyibeshyeho, mfite umukunzi wanjye. Arababwira ngo nduwiwe kandi nawe n'uwanjye. Abagabo abona ntibibafasheho, agiye kugenda baramwitambika. Arababwira ngo uwo mukunzi mbabwira aranzi. Munjyanye yazaza kunshaka aranzi, kandi nanjye aje ntabwo nagumana na Salomo kuko nanjye ndamuzi. Aranzi nanjye ndamuzi. Ubu hari abantu baziranye na Kristo, hari abantu baziranye na Yesu, baziranye n'umukunzi wabo. Mwarakaye ariko ndabivuga gutyo kuko ndi kumva umwuka ariko bintegeka. Hari abantu ndiko nabari serious cyane, ariko dufite umukunzi wacu, Imana ishimwe, kuyiseta ajya goboka, bagiye kubaga ajya zinduka. Dufite umukunzi baturoga reba akabudukiza, batugambanira hari akadutabara. Dufite umukunzi utuzi, natwe turamuzi. Umunyashuramukazi arababwira ngo mwintwara ntabwo nabana na Salomo. Bose basekera hamwe baramubwira ngo Salomo uvuga ntumuze, afite abagore 1000, wowe se wamunaniza iki? Hanguti kandi ikindi bamubwira ibigwi bya Salomo. Arangije umukobwa arabareba baramubwira ngo ko Salomo adusumba twese, umukunzi wawe yabareshya nande muri twebwe? Murabizi ko ari ibisanzwe, ingabo zose z'ibwamba barindobanura, bari abantu barebare banini cyane. Bibiliya y'Ikirundi bita ibigatanya, ku buryo ari ikigabo kinini gukubita urushyi ukagira ngo aragukandagiye. Salomo yari afite ibigabo binini birebire byiza. Barahagarara bakajya bareba agakobwa gutya. Ndagira ngo mabwire ko itorero rya Kristo hari abagabo barirebera hasi, bagira batya bakajya barireba batya, akavuga uti hariya musirimba ivumbi ritumuka, yararya tararararara, uti hariya hepfo muri bya bitebe birambuye ukuntu. Mugani wa mama pastor wavugaga uti hariya bimwe bijya bipfura ibitenge, wicara ufite tisi gahita ivamo umukunjo, barebera hejuru. Kajya barebera itorero rya Kristo hano hejuru, uti hariya se ninde se muzimubayo? Hari umuntu ukora muri guverinoma suhari? Kajya reba akavuti muri guverinoma ninde ukakora se, ninde ukora muri government usengera yose? Ntawe uhari. None se hari executive w'Akagari ubaye? Uti nukuri ntawe. Nyine hari abantu barirebera hasi, barirebera hasi. None se ku rusengero iwanyu haparika imodoka zingahe? Uti nukuri ntayo. Bakarireba haryo, ati se ubwo se naza n'ubundi. Kajya rireba haryo, barebera umukobwa w'umunyashuramu bamurebera hasi, nawe akajya bareba haryo. Kajya agira atya. Hari igihe abantu bicara bavuga seve, ukajya ubareba uburyo ukavuga ati abantu bafite amateka kabisa. Umunyashuramu kaza arabitegereza banyuzamwo amaso, arababwira ngo umukunzi wanjye. Haleluya! Arababwira ngo uwo mbabwira umukunzi wanjye aresha n'ibiti by'iminyerezi y'i Lebanoni.
none arabwira ngo ndabarahiye mwese arabaruta. Areshya n'ibiti by'imyerezi Lebanoni. Lebanoni ni ku musozi hejuru, ku musozi hejuru ni mu marembo y'i Yerusalemu. Lebanoni ni hejuru, imyerezi yaho Salomo yarayifuje, aravuga ngo wakubakisha inzu y'Uwiteka. Ibiti by'imyerezi ni ibiti bigira umumaro, byubaka bigakomeza. Aravuga ngo areshya n'ibiti by'imyerezi y'i Lebanoni. Aravuga ngo kandi ndabarahiye mwese arabaruta. N'uwibwira ko hari icyo akurusha, umukunzi wacu aramuruta. Bagabo b'i Yerusalemu baramureba, bamufata ku mbaraga, bicaza ku ifarasi. Bicaza ku ifarasi byari bisobanuye ko hari igitorero rya Kristo rizagera igihe rigafatwa mpiri rikayoborwa n'abadakwiriye kuriyobora. Baryicaza ku ifarashi, baramufata bamwicaza ku ifarashi. Umukobwa aragenda. Reka mbabwire, hari ikintu abanyamubiri bajya bamara mu itorero ry'umwuka. Bazasigara bavuga ngo ryagiye igihe itorero rizagenda. Nicyo umunyamubiri amaze, nicyo cyatumye Imana imurekera mu itorero. Nuko nirigenda azasigara avuga ngo ryari rihari. Bazahuta itorero naribayemo. Ryari rihari. Hari ikindi cya kabiri umuntu w'ikivuma amara mu rusengero rw'Imana, ni ukugira ngo Imana izamucire urubanza imuhera urugero ku bakiranutsi yabanye nabo. Ubwo murumva ikintu kigenza ntuza. Umukobwa bamushyira ku ifarashi, reka nirukanke. Ageze i Yerusalemu bamwinjiza mu cyumba cyarimwe amabuye y'igiciro yitwa ifeza, bamutwara mu kizabo, bamutwara muri bwa buriri umugabekazi yaguyeho. Baramubwira ngo ubu buriri buzaba ubwawe, izi feza zizaba izawe, izahabu izaba iyawe. Satani atwereka ibintu byinshi, arakubwira uti teka umutwe urebe ko wabona botike, nawe urebe ko telefone nzima waba uyijyanye, bigenze gutyo urambara agatenge keza. Aba ari kutwereka utuntu tudukura ku mwami kugira ngo nibura turebe ko arebe ko twagurisha ubugingo bwacu ibyo mu isi birina. Umunyashuramukazi arabareba, arababwira ngo ngemeze nk'abasereti y'Isharoni n'umwangange wo mu kibaya. Abasereti ni agati kera i Yerusalemu, iyo ukaranduye ukagatera ahandi ntikamera. Kubabwira ngo meze nk'abasereti y'Isharoni biravuze ngo nimundekeraho nteye, nimushingura mu mwami wanjye nzaraba, n'ubundi ntimumbonemo umusaruro, kuko muri Salomo ntabwo nashora imizi ngo mbeho. Aravuga ati nimundeke meze nk'umwangange wo mu kibaya, iyo uteye ku gasozi ntiwera, mwandekeye aha ko ntungwa n'imvura n'amazi yaturutse imusozi agahurura yose ajya mu kibaya. Mwandekeye aha, bibatwaye iki? Ndafite iki cyumba bigenze bite? Tuzaryama kuri iyi matera. Aravuga ngo umukunzi wanjye andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bugitoha, kandi iyo mparyamye ansubizamo imbaraga. Mukobwa barasisira, baragenda babwira Salomo ngo umugore arakwanze. Salomo aramanuka aravuga uti impamvu anyanze ntarambona. Aca hagati y'aba bagore 160 bose. Umunyashuramukazi bamuhagarikaho. Salomo arangije ahagararaho yarimbye ameze neza. Aramubwira ngo niko muko umukunzi wawe yabareshya nanjye. Aramubwira ngo mwami ntabwo mureshya, ahubwo aragusumba. Yesu araryoha nshuti z'umusaraba. Uti ntabwo mureshya. Nukuri ntabwo Yesu areshya n'amafaranga yo kuri banki. Nukuri Yesu ntareshya na diplome. Yesu ntabwo areshya n'inzu, ntareshya na etaje, ntareshya n'imodoka, ntareshya n'uburanga bwiza, ntabwo areshya n'umuryango ukize. Ibyo byose arabiruta, byose arabiruta. Gutunga Kristo, Paulo yaravuze ngo mbonye ko ari bwo butunzi buruta ubundi. Ibyo nari mfite mbitekereje nk'amase, kubwo kuronka agaciro ubutunzi bukomeye ari bwo gutunga Kristo Yesu. Imana ishimwe. Subiye inyuma gato, uyu munyashuramukazi mwibuke ko bamukuye mu murima, isuka yazitaye mu nzira, ariko aracyafite uburimiro. Afite iki? Mbwirira umuntu muri kumwe ngo nta kindi gituma usuzugurwa n'uburimiro. N'uburimiro bwo muri iyi si. Iyi si iratuhingisha uburetwa igitondo na nimugoroba, ku buryo umuntu akurebana uburimiro yarangiza akavuga ngo ntacyo uzimarira. Yakureka akavuga uti uyu se yamara iki?
abashuramukazi baramureba n'uburimiro ahagaze aho yacebuye n'ibyenda byo mu murima. Ndagira ngo mabwire ngo itorero rya Kristo ryanze kwambara umwenda waryo wo kurimba rikiri muri iyi si, rikiri mu murima, ryanze kwambara uyu mwenda. Bibiri ivuga iki? Iravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko n'ibyaremwe byose byitegerezanyije amatsiko kureba guhishurirwa abanesheje. Mu yandi magambo, ubwiza bw'itorero buracyatwikiriye. Ni uburimiro bugaragara. Iyo babarebye babona turi abanyamasengesho b'ubujiji b'ubugoryi. Wareba ibintu umuntu ari gukora kavuse, ibi bintu muri formule mu mibare wabishaka he? Ntibigaragara, ntibiboneka. Kwirirwa usenga, hari umugabo wigeze yatubaza, aratubwira ngo gusenga se bimaze iki? Turamubwira uti utabiriye ntiwabimenya. Naramubwira utaryohewe n'ifunguro ntiwamenya uburyohe bwaryo. Ndamwani kandi niyo nakurira sinaguhagira. Ndamwani nawe umunsi wagiriwe ubuntu ugasenga uzamenya icyo bivuze. Ariko kubera uburimiro turasenga shwi. Niba ari ikintu gifite agaciro mu isi ni itorero rya Kristo, ariko niba ari ikintu batesha agaciro ni itorero rya Kristo. Kubera uburimiro abantu benshi bararisuzugura, abantu ntibamenye ibyari byo. Kangere hafi nze gusenga, uyu mukobwa n'uburimiro. Salomo amuhagarara imbere aramubwira ngo uwo mugabo ndutisha uruhanga rwe rumeze rute? Aravuga ngo rwaka nk'ikizuba zuba. Salomo arikanga aravuga ati se umuntu waka nk'ikizuba zuba umusatsi umeze ute? Aravuga ngo ni nk'ubwoya bw'intama zera nazo zibyagiye inyuma y'amahema. Salomo aravuga ati ntibishoboka. Ijosi rye se rimeze rite? Ngo ni nk'umunara wo kwa Dawidi bashyinguramo intwaro. Salomo utiye tuwo mukunzi isaba hehe? Ngo ni mu misozi miremire. Akora yikize ko tutamuzi? Aravuga ngo ni umungeri w'intama. Salomo yifata ku itama aravuga ati wabura ubwenge ukanga umwami ugakunda umushumba. Umukobwa aravuga ngo dufite impamvu tumukunda, ngo nuko apfiriza aragiye. Apfiriza aragiye. Salomo aramureba aravuga ati se atarapfa yari kuganira nazo bigenda bita. Umukobwa aravuga ngo yavuze ijwi rye riruhura ibyaremwe byose. Ewe data we, yari kuvuga gusa, yavuze gusa Abudul Karim mpita mva mu musigiti nkaza mu rusengero. Yavuze gusa uburozi urabupfunyuntura ukajugunyira hirya ukavuga uti umukunzi aravuze. Iyo avuze uri umupfakazi uhita uvuga ngo nanjye ndahagarikiwe. Iyo avuze gusa uri imfubyi uhita uvuga ngo mfite data. Iyo avuze gusa mana waravuze biraba, yutegetse birakomera. Iyo avuze gusa kwiseta Dr. avuze ngo urahagwa. Iyo avuze gusa ijwi rye riruhura ibyaremwe byose. Ngeze najya kwibagisha kanseri mu nda, ngeze najya kwibagisha online narayana muri India. Ndyamye ndi kwiseta mara iminsi 3 ndi muri koma. Ariko Imana yari yarambwiye ko nagiye kwibagisha mfite gahunda y'igiterane. Nuko ari covid yakirogoye, ariko nari mfite gahunda y'igiterane muri Kenya. Njya Imana yambwiye uti humura kubera umurimo wanjye uzankorera nta kibazo. Nge nafite isezerano ryo gukorana n'Imana. Mara iminsi 3 muri koma, mashini kazima ndi kuri oxygen ko nahumetse miliyoni 9 nazihumetse mu minsi 3. Mwuka wa miliyoni 3 buri munsi, miliyoni 3 buri munsi. Imana igira amafaranga kandi yayasatse mu mifuka y'abantu badakebwa. Umuntu ava Dubai anzanira izo miliyoni zari zirenze kuyo najyanye kandi azadakijijwe. Hazarambwe uti nagushakaga Abudul Karim. Ndamwana ngahishyura tugende. Arishyura mbona n'uburyo tugaruka. Imana ni igitangaza. Iyo avuze aruhura ibyaremwe byose. Imana yivuze ngo nzakubakira urugo, niyo wabuhengetse ukuguru ureba umurari, ibyo abandi bakwangira nibyo bibigikundiro. Imana iyivuze. Mukobwa aravuga ngo yavuze ijwi rye riruhura ibyaremwe byose. Abakobwa b'i Yerusalemu baramureba baramuga ngo dore ukuntu kirata n'ukuntu kirabura. Aravuga ngo nubwo nirabura ndi mwiza. Aravuga ngo ntabwo ari ukuntu nasaga,
ngo nabitewe no kuragira mu butayu ngo ubu bene mama barandakariye ngo kuko nari umurinzi wabo. Arangije aravuga ngo rata mukunzi wanjye nkurure twirukankane ngo kuko tuzishima tukwishimana. Aravuga ngo ndimo ndareba umukunzi wanjye ngo ameze nk'isirabo n'umucanzogera simatinda reka nirukanka. Aravuga ngo umukunzi wanjye yanjyanye mu rugo rwe ngo ibendera rye ryari hejuru yanjye ari rwo rukundo. Arahindukira areba babakobwa bamututse arababwira ngo nimumpembure n'amatapuwa n'inzabibu ngo mundamirisha inzabibu kuko urukundo runsabye. Yumva arapfuye yumva mumpembure. Hari igihe batubwira ngo ntimusenge tugahita tugira yitatu. Batubwira ngo ntimuzasubire ku musozi tugahita tujya mu rusengero tugakubita yingahe. Urukundo rukatuzonga rukatwica ukumva ukumbuye imvugo y'Imana urukundo rukatuzengereza. Aravuga ngo nimumpembure n'amatapuwa. Haleluya mumpembure. Aravuga ngo nimumpembure ndapfuye mutumye mvuga ibyiza by'umukunzi wanjye none ndamukumbuye. Ahita avuga ngo ndamuruzi. Aravuga ngo nguriye araje ngo yakanga ikizuba zuba. Aravuga ngo ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo ngo ndi kumubona waje mu ifarashi yera ngo umubavu we ni nk'ishangi n'icyome. Aravuga ngo kandi ubwiza bwe butamye kuruta amavuta y'amadahano. Romance edra perimandi ya horia enimase kota penima fosaedra perimangi ya sonima. Haleluya uti ndimo ndamureba. Yesaya yarabivuze aravuga ngo ndamwitegereza nubwo ataruba ariko ari hafi. Aravuga ngo dore araje azanye n'ibicu. Haleluya ndimo ndamureba urugo rw'Imana ajya runyereka ndurora runyegereye arumishurira bituma nifuza cyane kugerayo. Niwo mwandu w'Imana Yerusalemu nshya. Dusoreze kuraka. Baramubwira ngo umukunzi wawe uri kumurebera he? Ntabwo twabisomye ngo ndimo ndamurebera mu madirishya. Ntabwo mwabisomye. Idirishya bisobanura iyerekwa tumurebeye mu muryango twakinjira tugakomeza ntitugaruke. Ariko akuraho akadirishya tukajya tumureba tukababwira ngo nderetswe. Burya nta kadirishya bafunguye. Mukunzi afungura akadirishya yarangiza akakugura uti nyamara atubwirira mu kadirishya kuko irembo ntirirakinguka. Ntabwo uti nyamara ejo bundi barateranye ariko sinjye wabateranyije. Atakubwira uti humura batataniye muri zirindwi. Nta makuru yo mu kadirishya. Ayo nama yo mu kadirishya. Baramutize ko ari uri kumurebera tukaba tutamureba. Ijwi rye uryumvira he ngo natwe turyumve? Aravuga ngo ndi kuryumvira mu mbariro. Namwe ntimwahasomyera. Igihe urwaye, igihe uri mu bukene, igihe uri mu butindi, igihe ugize hari ikibariro nyine gituma umuyaga winjira. Anyura hahandi mu rubariro akakubwira ngo humura nzakugirira neza. Iryo ni ijwi ryo mu mbariro. Mu mbariro yigeze atubwira ngo muziga. Mu mbariro aravuga ati nzagukorera mariage. Mu mbariro arambwira uti humura Kigali uzahatura. Mu mbariro arambwira uti imodoka uzayitunga. Mu mbariro arambwira uti inzu uzayigira. Mu mbariro arambwira uti nzagutambagiza. Hari ijwi ryo mu mbariro. Havuga ati ndimo ndamwumvira mu mbariro. Umukobwa rega aribebeza ahita aryama asinziriye. Bagiye kumukangura bumva ijwi rivuga ngo ntimukangure umukunzi wanjye, mureka byukira igihe ashakiye. Mureka byukira igihe ashakiye. Salomo aramubwira ngo ntushobora kuba umugore wanjye. Aravuga ngo kugira ngo mbe umugore wawe senga ibigirwamana by'abagore bawe. Naguma ndi imfubyi nkagumirwa ariko nkagumana Imana ya Isiraheli. Uyu mwana w'umukobwa niwe wabwirije Salomo. Salomo ari gukizwa asubiye ku murongo yandika igitabo cy'umubwiriza yari ari gukizwa aho ubuhamya umuhungu we Rehobowamu. Aramubwira ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Igiti cy'umurunzi kitararabya barungurukira mu madirishya batarasinzira, abasyi batararorera gusya, n'ingasire zitararekera. Aravuga ngo akagozi k'umurunzi k'ifeza kataracikira ku iriba. Arangije aravuga ngo rwabya rutarameneka. Aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe.
abarinzi batarahinda umushyitsi n'intwari zitarunama ujye wibuka umuremyi wawe. Intwari yavugaga ibitugu, abarinzi n'amaboko. Igiti cy'umurunzi ni umugongo utarahetama. Abarungurukira mu madirishya yavugaga amenyo, plutôt amaso, abasya ari amenyo. Hanyuma ingasire yavugaga umusaya w'abasyi. Yaravuze ngo hari igihe bijya biceceka, hari igihe nyamara bijya biceceka. Mwaza kunyemerera se tugasenga, ariko ujye wibuka umuremyi wawe, kuko hari igihe bijya biceceka. Umuntu avuka atareba, akavuka nta menyo, avuka atavuga, akavuka atagenda, sibyo ra? Hanyuma iyo ashaje amenyo arakuka, amaso agahuma, kugenda bikanga, kureba bikanga, kuvuga bikanga, avuka atazi rirasa n'irirenga, nuko asaza. Juste jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Iyo Imana iguhaye ibigira ngo wongere nawe uyizanire, jya wibuka umuremyi wawe, ukiranuke ku ituro cya 10. Iminsi mibi itaragira gute, jya wibuka umuremyi wawe. Icya 10 cyo abakirisitu hari igihe bajya bakibeshyaho. Ni ukuri ndabarahiye, nta mukirisitu n'umwe muri mwe utajya utanga icya 10, nta n'umwe, ahubwo mu gitanga hatariho. Kuko mu bintu Imana yabura icya 10 ntikibamo. Iyo utakizanye mu rusengero igikuraho, umwana akarwara, icya 10 ukajya kukigura imiti, ukagera mu rugo umwana yakize kare, ariko icya 10 kikagenda. Kikagenda. Hari igihe wanga gutanga icya 10, waba uri mu modoka ari wakanda accelerateri, icyuma kigafotora. Hari amakuba menshi duterwa no kurya icya 10. Kubita kigafotora. Abantu benshi muri mwebwe wajya kubasaka yasanga mufite ibiti yagiye irangiza garante, batigeze bayinywa ngo irangire. Imana irazi kwiranje icya 10 cyayo ikagikuraho, kuko iyo uyiririye mu nyajwi ikurira mu nyuguti, uyivangira mu mibare, yarangiza ikaza mu gihekane. Imana iraguhamagara, wakwanga kwitaba igahamagara ibikurangaje, byayikurikira nawe ukaza ubikurikiye. Rero jya wibuka umuremyi wawe iminsi mibi. Imana ibampera umugisha. Mwakemera se tugasenga? Ijwi ry'Umukanguzi.